namara kumenya impamvu yaciye inyuma sanze yabikoze yabigambiriye urumva byabyara ikindi kibazo gikomeye ariko atabigambiriye namubabarira. Ladies and gentlemen, ndeka ntagire mbasuhuza mbabaza ngo aho muherereye hirya no hino mu mpande z'isi mumerewe mutindira utagwabiza iminega inkuba zisa mihogo rwa mugabo nyirigira imbizisangarizwa ingoma kabo mutware w'iriyumba nyuma nk'isesura imbibi nkaza kwitanyira zo zose nyita umuhungu w'Imana n'igihugu nyite Marion nk'ibisanzwe ubundi dukomeze tuve mu bwiza tujya mu bundi. Imbere ya kamera rero murabibona ntago ndi buvuge byinshi kubera ko isura inseko inyambaro icyangwe ibyo birivugira bikisobanura bigasobanura n'umuntu uwariwe mbega umuteguro niko ninde wakwambitse uyu munsi mbere yuko twibwira abantu? Nawe niye wiyambitse yewe data we ibintu ntago bisanzwe uzi ko agira ngo uri Miss w'isi kuva ku rukwete nkweto wambaye yitwa gute? Ikabya Marion yitwa ya Max. Ne ya Max kwa jeans keza cyane hejuru uwo mwenda hejuru bawita gute? Impamvu kubaje njya mbona basha debu nabande bavuga bati uyu mwenda wavuye i Burayi uhagaze $1 ritabarika none nawe mbonye wateguye ndavuga nti uyu muntu wasanga yahahiye mu isoko ryabo niko byagenze. Wawuguriye mu Rwanda. Aha reka ro dutangira ikiganiro ubundi amazina yawe witwa nde kugira ngo abantu bakomenye neza ndabizi ko bagiye bakubona ahantu henshi hatandukanye. Nitwa Mami. Witwa Mami izina ryiza cyane. Hanyuma rero abantu benshi bakuzi hehe cyane ko ngiyewe kugira ngo tuganire ni uko nasanze uri legend ndavuga ati uyu muntu kuki ntamuganiriza kugira ngo abashe gusangiza abakurikira Marion Media abashe kubasangiza lifestyle abayemo kubera ko akenshi ibyamamare bigomba kuba mu buzima nyine bwihariye n'abantu bashaka kumira nkawe niyo mpamvu nakubonye muri filime ya Danje itwika koko ndavuga nireka ngo hamagare tuganire ubundi biriya bintu wabyinjiye mu ryari Mabi? Ntago ari igihe kinini. Ni vuba cyane none se ko wahise utwika ibanga niri wakoreshe kugira ngo uhite watwika? Oya nta banga ntaryo. Yego Yesu we no kuvuga rero turaza kuganira kuri byinshi kubijyanye na kariyeri yawe udusobanurire ugire n'inama ugira abantu bakurikira Marion Media ariko badashobora kumurika impano zabo ko abantu benshi baritinya ariko uyu munsi uraza gusangiza abantu ibintu byinshi cyane bijyanye na bifite aho bihuriye n'ibyo ukora. Hanyuma Mami ndashaka kubaza iriya filime wagaragayemo yitwa gute? Zigiye zitandukanye ahubwo woshaka ko warabonye imwe ahubwo zigiye zitandukanye. Tubwire wagaragayemo bwa mbere. Yo nagaragayemo bwa mbere no kubatiza indaya. Kubatiza indaya. Iya kabiri ni y'abapfumu wagiye kuraguza. Wagiye kuraguza ushaka iki? Umugabo. Harahiye pe. Nese nta mugabo ufite wari wamubuze? Namubuze. Urabuze umugabo? Harahiye pe. Uravuga dirikanye kwibariza abakuru? Njya kubaza ababyeyi. Hanyuma zinyuma waje kumubona? Nese iyo ugiye kuraguza urategereza ubu ndacyategereje. Uracyategereje. Ubu indagu ntizirakora? Indagu ntago irakora. Kubona umukobwa mwiza nka Mami yagiye gutanga umufuragiro ku mufumu kugira ngo n'umugabo ni ibintu bitaba byoroshye ni ibintu ariko mbwira abantu ko ari muri filime batazagira ngo Mami yabuze umugabo. Ni muri filime ntabwo bisanzwe nagiye kumushaka. Ubundi se tutagiye kuri ubusanzwe uri umugabo uri umugore ufite umugabo cyangwa uracyari ku isoko n'abandi ba TV? Ndacyari ku isoko. Yego. Ngira ngo mbwira abasore bakurikiye Marion Media mbabwira ngo uyu mukobwa mwiza cyane se kugena amarembo y'Yerusalemu aracyari ku isoko. Niba ufite candidature wayishyiramo kugira ngo urebe ko amata yabyara amavuta. Hanyuma hari filime watubwiye yitwa Kubatiza indaya.
mbega tayito, iyo tayito wayakiriye gute ujya guhitamo kuyikina? Ntago byakugoye? Oya. Kwitwa indaya nta kibyaguze? Nese byari kuntwara ikigaye ntariyo. Yigo. Ntago ndiyo. Numva nari cyo byantwara. Ngiye mba numva ari ibintu byadanje kwera ko ushaka kumbwira ngo ndashaka kwita wenda nk'umurozi. Kine uri umurozi. Ubu nta kibazo ndi kubikina se arubwo biba ari byo. Biba biri burangire. Yigo. Nese nk'abantu bakubonye ukini uri indaya icyo gihe ntago wenda nta muntu mujya muhura ngo abe yakwita indaya kuko yabibonye muri filime cyangwa kubwira ibindi bintu bifitanye isano nabyo? Oya ntago bibaho kuko uwo muntu abanzi nese umuntu yanyita indaya kandi ntarajya ku isoko ngangure ntago bibaho. Ababizi ko ari ugukina. Abizi ko ari ugukina. Hanyuma rero nyuma yo kukinya zira filime zose abantu wabonye feedback aragenze gute? Yagenze neza. Hano bagiye bakubwira bati wa mutoto urarenze. Byagenze neza nta muntu wari kumbwira nabi. Wow, ibintu byiza cyane. Hanyuma se igitekerezo noneho ndashaka kumenya igitekerezo cyo kujya muri biriya bintu cyaje gute, cyane ko atari abantu benshi batinyuka kugira gute, batinyuka kujya gukina filime. Dusobanura igitekerezo cyavuye kugira ngo winjire muri filime neza ubashe kubikora bikunde. Igitekerezo cyambere cyo nuko nari mbikunze, numva afite n'ubushake bwabyo, ndumva ari ibyo. Nuko nari mbikunze kandi mbyiyumvamo. Ngomba kubikora. Ya. Hanyuma rero ukigera kuri tele bwa mbere ukabona uhuriye n'abakinnyi basanzwe babikora, ukabona uhuriyeho noneho n'aba director barenze bakubwira ngo kora iki, ibyo bintu wabyakiriye gute? Byagenze gute kugira ngo ubashe kwiyafoma, ubashe kubona wakinana nabo bantu, cyane ko nabonye ukinana n'abantu barenze? Uko nabyakiriye ni neza. Urumva iyo ugiye gukora ikintu bwa mbere ugahura n'abandi basanzwe bagikora kandi ubafana, cyambere urabanza ukabishimira ukumva birarenze. Bumva birenze iyo utazi umuntu umubonye bwa mbere bumva arenze. Ukagenda umukopera kuko wowe utabizi ugenda umukopera. Okay. Hanyuma mu bakinnyi mwakinanye ninde mukinnyi wakugoye gukinana nawe? Nta numwe. Niki noneho niki kintu cyabaye cyakugoye uri gukina ukavuga uti kuva natekereza gukora ibintu sinari nzi ko ibintu ari uko bimeze? Niki kintu cyakugoye muri kariyeri yawe ugitangira? Ikintu cyangoye wasanga ndi kuvuga. Ngasanga ndi kuvuga abandi bari gukina bikanjabuka nyine. Urumva ntago ubimenyereye. Uri kuvuga abandi bari gukina n'ibindi. Ariko nyine biba mu minota ya mbere ugahita ubimenyera. Ko nabonye akenshi nyine ari igihe director nigeze kunyarukira hamwe kuri tele ahantu bari gukina filime, nkabona director akubwira ibintu wabikora nabi agahita akubwira nk'ikindi cyane gikomeye wenda kigishaka kuba cyakurakaza. We ntago byigeze bikubaho? Ntago byambayeho. Yigo. Umuhanga shano kuri umuhanga pe, kubera ko ntago ari benshi bakira ibintu vuba, ntago ari benshi bakora ibintu uvuga ngo bahise bumva ko babirimo neza. Hanyuma tubwiye ko feedback agenze neza, ubona abantu bwa ati felicitation wakoze ibintu neza, ubirimo neza, ushobora gukomeza ukagera kure. Hanyuma nta yandi mafilime urakora, nta wundi muntu wenda ufite filime urakora kugira ngo guhamagare akubwire ngo ibi bintu wabikoze neza uzaze nanjye ngukinishe muri filime yanjye? Ubu ntago biraba. Ntago biraba. Ariko hari ikizere ko bizakunda? Wow, reka tubyizere ko bizakunda kandi mu by'ukuri icyo nakubwira man, bonne chance. Nabonye ubizi, nabonye ikinya neza cyane, amahirwe menshi cyane. Yes. Hanyuma rero ndashaka kumenya ko mu bijyanye na filime hari igihe nyine kugira ngo utere imbere bigusaba kugira ngo ufite ubushakisha izina mbere na mbere ujya kuma ahantu henshi hakomeye ubashe gukina. Wowe hari urugendo wari bwatangira uvuga uti ngiye gushaka umusitari runaka tubashe gukinana, cyangwa utegereje uza guhamagara? Oya, ntabwo nategereza uzamuhamagara ko ntabwo ufite izina rikomeye cyane ku buryo banshaka. Ariko bitewe n'igihe, urumva ndacyari muto mu gakino. Kuko bizagenda iminsi ishira
nzagenda mbashaka nimba uzayimenya. Okay, ni byiza cyane. Hanyuma rero ndashaka kumenya uri umwana w'umukobwa watubwiye kuri single, ikindi cya kabiri kandi abana b'abakobwa kenshi arabitinya bakumva ko impano zabo ntaho zagira ntacyo zabamarira. Wowe niki wagira inama abana b'abakobwa batinya gukoresha impano zabo cyangwa kuzigaragaza kugira ngo zibashe kubageza aho bagomba kugera ahubwo bakaziryamana iwawe? Niki wababwira? Ikintu nabwira ni ukwitinyuka. Ikindi bagakunda iby'umutima wabo ubategeka cyangwa se icy'impano yabo bafite bakayibyaza umusaruro. Hari igihe umuntu aba afite impano ariko ntabone se ndayikoresha he, akahabura. Ibyo nabyo ni imbogamizi, ariko cyambere ni ukubanza kubikunda ukegera n'abantu bagufasha. Niyo nama nabagira, atari ukuvuga ngo arajya kuryama bamushake, biragoye. Yes, ibintu byiza cyane, inama ikomeye cyane ishobora gufasha buri muntu wese ufite impano afite ashaka kwigeza. Hanyuma ndashaka kubaza, mu Rwanda dufite abakinnyi ba filime benshi batandukanye ndetse b'ibyamamare, ariko ndashaka kubaza noneho kujyanye n'igitsina gabo, ni uhe mukinnyi mwakinana ukumva ni sawa uramutse ugize amahirwe guhura nawe? Uwo twakinana umva ni sawa? Ni benshi. Ndashaka kumbwira babiri. Babiri? Ndashaka babiri. Ni benshi we. Nkubwira amazina yawe wayibagiye se uhitemo? Oya ntago ariko nayibagiwe, ahubwo ndi rwose ndahitamo. Okay, ngaho uhitamo nta kibazo. Clapton Kibonke. Nabamenya. Wow. Abakinnyi b'abahanga cyane, umuntu bitsa bamenya nanjye nayikinnye mu wari ubizi. Nayikinnye imwe muyivamo, ndakeka ari uduce 24 na kangahe twose naradukinnye. Ariko mukuri niba wahorana bamenya ahantu yicaye, yamenye ko hari umuntu utegereje guhura nawe. Okay. Hanyuma noneho kubijyanye n'igitsina gore, ni bande bantu umva mwahuza mugakinana neza? Dufite abahanga baba mama bakina cyane cyangwa se abakobwa bakina cyane, ndashaka kumenya ni bande wumva mwakinana ubundi hagashya koko? Abamama nabo ni benshi pe. Abamama cyangwa n'abakobwa? N'abakobwa. Nana. Sasundira na Manike. Yeah. Okay. Abo nabo ni abakinnyi b'abahanga dufite mu Rwanda, ni abantu ni abactrice beza cyane, kandi urumva ko ufite aba role models beza bafite ubunararibonye n'ubuhanga bukomeye cyane. Hanyuma nibutse abantu bakurikiye Marion Media, turi kuganira n'umwe mu bakinnyi ba filime bakomeye cyane, yitwa Mami, yakinnye muri filime zitwika koko aranyemeza, niyo mpamvu namuzanye. Niba utarakora subscribe bikore kugira ngo ibiganiro ngutegura umunsi kundi bikugero kandi ku gihe, mubwira kandi ngo iyamata agize gute ahita byara amavuta. Hanyuma Mami, ndashaka kukubaza, uramutse ufite nk'umugabo cyangwa se ufite umusore mukundana akaguca inyuma ukabimenya, wabyitwara mute? Namara kumenya impamvu yaciye inyuma, sanze yabikoze yabigambiriye, urumva byabyara ikindi kibazo gikomeye, ariko atabigambiriye namubabarira. Wamubabarira? Ese uri umuntu ajya guca inyuma umuntu atabigambiriye? Bibaho. Guteze uzi ko wasize umuntu ukunda muri inshuti? Byaterwa nyine naho yabari. Okay. Noneho ngiye kukubaza ikibazo kiri mu nzira nziza cyumvikana. Umusanzi wawe mu nzu noneho. Iwanjye? Iwawe mu nzu yazanye undi muntu, wenda ziko wagiye kure ari kuri aho hafi. Yazanye undi muntu. Ntabwo namubabarira aho ngaho rwose. Wakora ikirere wabyitwara mute kugira ngo amata akomeza byara amavuta mu rugo rwanyu rukomeze ruhinda amahoro? Ngaho. Sugo biragoye, byaterwa n'uburyo nayitamera. Ubu ngubu kubigusubiza byabigoye, ariko mbibonye urumva ntago namubabarira pe. Ntago wamubabarira? Wahita utandukana nawe cyangwa wasiga umunamuhaye urushyi? Icyo kibazo kiragoye. Kereka wenda nciye inyuma ahandi nkazabyumva cyangwa se, ariko mu rugo iwanjye ikaba ari n'agasuzuguro gakomeye. Ubwo sinarwana nawe ko sinandi umushobore, ariko
ntago byarangirira aho ndakeka sinzi. Ntago byarangiriraho. Ese wigeze ugira umukunzi ngo aguca inyuma? Ubimenye? Mbimenye ntago birabaho. Ariko waramugize none ubibwirwa n'abandi ko yaguciye inyuma? Ntago nabyo birabaho. Yego. Wese nturamuca inyuma? Oya. Ibanga ni irihe ukoresha kugira ngo nyine ushaka gukunda na tugatandukana ariko tudapfuye ngo waciye inyuma. Yego. Okay. Hanyuma rero ni ihe nama wagira abantu bakundana bagacamya inyuma? Inama nabagira no kubireka. Nakubireka. Nta cyiza cyabyo. Ariko harabunje numva ngo impamvu bacana inyuma nuko ngo ke hagati yabo ziba zabuze ngo mwakajya kuzishaka handi kubera ko iwe yazibuze. Ibyo bintu bivugaho iki mami? Biragoye ndumva ngewe kukubwira ngo umuntu aca inyuma kuko hari ke yabuze n'urwitwazo. Abashaka ubwo abantu babiri. Nese aba yabuze iki kandi wumva bari umukunzi we simbizi cyangwa se ari umudamu we cyangwa ari umugabo. Hari ni nk'urwitwazo. Hari mu buriri ngo byanga ngo kandi ngo biriya bintu byo mu buriri. Ku bantu bashakanye cyangwa? Ngo bashakanye. Ngiyo byanze. Ngo umbe ni ngo mitera hitazuka. Oya ntago nge nabyemera uko nta nubwo nabashyigikira. Kuko urwo nese biba byanze ute baba barasezeranye mu byiza no mu bibi. Urumva nese nimba narirwa kwihangana icyo kintu aba yararahiye ngo mu byiza no mu bibi. Ngo kira kintu rero n'urwitwazo. Irariro ngo nta muntu upfa kubyihangana. Ngo yakwihanganira ibindi. Ngo ariko ibintu ngo byamukuye iwabo. Ngo ni mbiri. Ibyo ntago napfa ku none se kamubaze mami uvugisha ukuri reka nkubaze uvugisha ukuri ubona ushatse umugabo ugasanga ibindi byose arabyujuje ariko akazi ko mu gitanda ntabyaze wabyifata mute? Neso ntago rahita nese ubwo nese twatandukana wabigenze ute nibyo shakumeye twagumana nyine nese twarasezeranye ukabimwigisha ukabimwigisha buriya yenda yazabimenya umuntu mbanyi base yazabimenya. Okay. Reka wenda twemere ko yazabimenya ariko noneho ndagira ngo ubwire abantu noneho bumva ko gutandukana hagati yabo bumva ko wenda kuba batandukanywa n'ibyo ngibyo ari byo bashyize imbere. Nihe nama wabagira kugira ngo twigarukire mu muvuno wacu twari turimo? Inama nabagira no kwihanganirana. Ukihanganira imico yo mwashakanye n'ibyo atashobora ukabimwigisha ukamufasha. Kuko buri umuntu adashoboye ikintu ugahora umubwira ati ndagiye ku bandi ubwo se ahubwo buri no kumuca intege nta n'ubwo icyo kintu yazagishobora. Yego. Icya mbere ni ukumwihanganira mukajya inama ntago byabananira. Okay. Ntago byabananira. Hanyuma twigarukiye muri sinema gatoya watubwiye ko ufite urugendo rurerure. Nihe ntumbero ya sinema ufite kuri wowe? Intumbero? Yes. Intumbero mfite niyo gukora cyane kuko hari abambanjirije nkunda mfana ndebe umunsi ku munsi banifuza kuba namera nkabo. So no gukora cyane nyine nanjye nkareba ko nazabigeraho. Wazabigeraho. Okay. Hanyuma ikindi kibazo nakwibariza ndagira ngo noneho nk'abanyarwanda bakurikira sinema nyarwanda mbere bagiye bavuga ngo sinema nyarwanda impamvu idatera imbere ngo nuko ngo abantu batayishyigikira ngo cyangwa bayihozeho amaso. Ni iki kintu wasaba abakurikiye Marion Media? Ikintu nabasaba abantu bakurikiye Marion Media ni ugushyigikira first of all Marion Media bagakora subscribe bakareba ibiganiro byawe bagakunda sinema nyarwanda nkuko banakunda izahandi agasobanuye n'ibindi bagakomeza bakurikira ibyo abantu bakora nta cyabibuza gutera imbere kuko urabona ko byanahindutse. Biri kugenda bitera imbere kandi ikindi ni ugukora ibyiza kuko iyo wakoze icyiza ntago wabura abantu bakireba kandi banagikunda. Cyambere rero ababikora bagomba kubanza gukora ibyiza abafana bo barizana iyo ufite ibintu byiza. Wow, ibintu byiza cyane.
abafana barizana. Reka twizere ko nk'intumbero yawe ufite n'ubundi wabitubwiye, twizere ko nawe hari itafari ugiye gushyira kuri sinema nyarwanda kugira ngo ive ku rwego rumwe igere ku rundi. Yego. Okay. Tugana ku musozo rero, reka nkubwire ngo wakoze cyane kwemera kuganira natwe, ariko nanone ntago nagenda ntakubajije ikibazo kigira kiti ese nk'umuntu agushaka ashaka gukinana nawe cyangwa se ashaka kuganira nawe ngo bijyanye na sinema yagukura he mami? Ahantu yankura ni kuri Facebook cyangwa Instagram. Byanyandikira. Tubwira amazina yawe rero kuri izo mbuga nkoranyambaga uvuze. Instagram ni mami_rwa. Facebook nziza mami Irene. Nziza mami Irene. Wow, ibintu byiza cyane. Kandi ngo ntago ujya kanimero kawe. Nimero ntago wayitanga mu kiganiro. Ubwo wayishaka yakwandikira inbox. Yakwakira inbox hanyuma mukavugana. Okay. Reka rero tugushimire ko wemeye kubana natwe. Murakoze namwe. Okay. Reka rero mbashimire mwemeye gukora subscribe kuri Marion Media kugira ngo ibiganiro mbategura umunsi kundi bageraho kandi ku gihe. Mubwira ngo mwarakoze cyane kuva Marion Media yatangira kugezana n'isaha ntimugeze mu ntenguha mwagendanye nanjye. Reka mbabwire ngo mwarakoze ariko sinyasoza ntakubwiye ngo ndakwifuriza amahoro n'amafaranga. Imana ikundebera icyoroshye.